turabakiriye mu izina rya Yesu Kristo kandi bahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Amazina ni Migisha Emmanuel. Nifashe ko tuganira ijambo ry'Imana. Tubahaye ikaze abari mu burasirazuba, abari mu burengerazuba, abari mu majyaruguru, abari mu majyepfo, yewe n'abari mu mujyi wa Kigali, ndetse n'abari mu mpande zitandukanye z'isi. Tubahaye ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana kuri iyi cano. Tugiye gusoma rero ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, ibice byaho ni 8, umurongo waho wa 23. Umutwe w'amagambo cyangwa insanganyamatsiko naho haje ijambo rivuga ngo kongera gukangura Yesu. Yesu wari warasinziriye muri wowe, kongera kumukangura. Reka tuanze dusenga Imana. Mana, turagushimye, turaguhimbaje, turagushimye kuri Imana igira neza, turagushimye kuri Imana ikomeye. Reka ubwiza bwawe bumanuke buganze muri iri jambo. Reka data uri bwaryumve wese, data rigire icyo rimukorera, data ahindurirwa amateka, yongera ahinduka icyaremwe gishyashya. Ngaho ni wigaragaze kuri buri umwe wese uri bwaryumve, mu izina rya Yesu yakoze Kristo Nazareti, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana rero mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo. Turasoma ibice byaho by'8, umurongo wa 23. Reka dusome mu izina rya Yesu. Titire amagambo iravuga ngo aturisha inyanja. Yikira mu bwato, abigishwa be bajyana nawe. Umuyaga uba mwinshi mu nyanja, ubwato bwabo burengerwa n'umuraba wisuka muri bwo, ariko we yarasinziriye. Baraza baramukangura bati, databuja, dukize, turapfuye. Arabasubiza ati, niki kibateye ubwoba, mwaba afite kwizera guke mwe? Maze arabyuka, acyaha umuyaga n'inyanja, biratuza rwose. Bwana asifiwe. Twahaye insanganyamatsiko ivuga ati kongera gukangura Yesu, kongera gukangura Yesu, kongera gukangura Yesu. Abigishwa ngo bajyana na Yesu, ngo ariko Yesu we ngo aza gusinzira. Ngo akimara gusinzira, ngo ubwato bari mu umuraba uba mwinshi, umuyaga uba mwinshi, arangije arasinzira. Ndakwinginze muntu w'Imana, muntu neza amatwi muri kano kanya, ongera ukangure Yesu. Yesu muri wowe ongera umukangure, Yesu muri wowe ongera umukangure. Ahari yari yarasinziriye, ahari yari yarageze kure, ahari yari yaragiye, muri wowe ongera ukangure Yesu. Wari warasinziriye, ongera ukangure Yesu. Waririmba Yesu yarasinziriye, wabwiriza Yesu yarasinziriye, ye wanahanura Yesu yarasinziriye. Ariko ndakwinginze, ongera wisuzume, ongera wigenzure, ongera ukangure Yesu muri wowe, ongera umuhe ikaze. Aha twamaze kubona ko twamaze kubona neza ko bagiye mu bwato cyase inkuge na agakiza, inyanja ni ibigeragezo, ni ibibazo. Mbese mu gakiza ubayeho ute? Mbese mu gakiza uri kugenda ute? Mbese mu gakiza uri gukora ute? Mbese mu gakiza uri gusenga ute? Mbese mu gakiza ubanye n'Imana gute? Ongera wisuzume, ongera wigenzure. Ubwira Imana ati ongera ugaruke muri nge. Ubwira Imana ati ongera ugaruke muri nge. Ubwira Imana ati ongera ubane nanjye. Iyo Yesu yamaze gusinzira muri wowe, ibintu byose bijya bihagarara. Iyo Yesu yasinziriye, ibintu byose bijya biceceka. Iyo Yesu yasinziriye, iyo Yesu yasinziriye, uracuruza n'ibigende. Iyo Yesu yasinziriye, iyo Yesu amaze gusinzira muri wowe, utangira kwibona uko utari, utangira kwitwara uko utari. Ongera ugaruke ku Mwami, ongera ubwire Uwiteka yongera aze muri wowe, ongera ubwire Uwiteka yongera abane nawe, ongera ukangure. Ongera ukangure Yesu, ongera umukangure, ongera umuhe ikaze mu buzima bwawe, ongera umuhe ikaze muri kamere yawe, ongera umukangure. Ngo nukabigishwa ngo ubwoba bubaye bwinshi, ishuheri imaze kuba nyinshi mu nyanja, ngo bibuka ko bari kumwe na Yesu. Ngo barongera barabyibuka, ngo nuko baramukangura bati turarengewe,
bati ishuheri ibaye nyinshi. Yesu arakanguka arababaza ati mwaba afite kwizera gukemwe, niki kibateye? Niki kibateye? Niki gitumye usubira inyuma? Mbese n'ubukene? Oya nibukuvane ku Uwiteka. Mbese n'ubwambara busa? Oya nibugukure ku Uwiteka. Ese n'amadeni? Oya nibugukure ku Uwiteka. Ongera ukangure Yesu muri wowe. Ongera umubwiye ngo nguhaye karibu. Ongera umwemerere akubera umuyobozi. Ongera umwemerere abane nawe. Ongera umwemerere akurengere. Ongera umwemerere yitamure mu buzima bwawe. Ongera umwemerere mugendane. Ongera umwemerere muvugane. Ongera umwemerere musabane. Ongera umwemerere ature muri wowe. Namara gutura muri wowe, icyo ushaka cyose uzakibonera muri Yesu. Icyo ushaka cyose uzakibonera muri Kristo. Naho watunga ibya mirenge udafite Yesu nta kamaro. Naho watunga ibya mirenge Yesu atari muri wowe nta kamaro. Ongera ukangure Yesu. Ongera ukangure Yesu. Ongera umukangure. Ongera umukangure. Ahari wakambika muntu w'inyuma, ahari wabyibushya muntu w'inyuma, ariko nyamara muntu w'imbere yaramaze kugenda. Muntu w'imbere uzabona Imana yaramaze kugucaho. Muntu w'imbere wa wundi twambika, wa wundi udushaka kwa zabana n'Imana, uwo ngo ugasanga yarapfuye kera, ariko nyamara muntu w'inyuma waramwambitse. Oya biragatsindwa. Gerageza wambike muntu w'imbere. Gerageza wambike muntu w'imbere, wa wundi uzabona Imana, wa wundi utazabora. Ongera abariwe, wongera umuzure muri wowe. Ongera uzure Yesu uri muri wowe. Wari warasinziriye, wari waragiye, yari yarakamutse, yewe wari waranamutse, wari warasubiye inyuma, wari warahuye na byinshi bigusubiza inyuma, wari warahuye na byinshi bikujyana kure, wari warahuye na byinshi bikujyana mu bapfumu, wari warahuye na byinshi bikujyana gusaka inzaratsi n'inyatsi. Ariko ndakwinginze ongera ukangure Yesu. Ongera usubire ku rufatiro. Ongera ubwire umwami ati ndaje Kristo, nongeye nguciriye bugufi. Yesu yongera abane nawe. Yesu yongera kurengere. Yesu yongera kanguke. Iyo Yesu yamaze gukanguka ibintu byose birahinduka. Iyo Yesu yamaze gukanguka ibintu byose birakoreka. Iyo Yesu yamaze gukanguka Mwuka Wera ajya abana nawe. Iyo Yesu yamaze gukanguka ajya kuyobora inzira yo kunyuramo. Iyo Yesu yamaze gukanguka akubera umurengezi. Iyo Yesu yamaze gukanguka huye ntabwo bugira. Iyo Yesu yamaze gukanguka mu bucuruzi bijya bigenda. Iyo Yesu yamaze gukanguka ni ujye utanga urubyaro. Iyo Yesu yamaze gukanguka ni ujye ubasha gutanga akazi. Iyo Yesu yamaze gukanguka ni ujye ubasha kwigaragaza. Ongera ukangure umwami. Ongera ukangure Kristo. Ongera ukangure Mwuka Wera. Yongera kanguke muri wowe. Yongera abane nawe. Yongera yigaragaze mu buzima bwawe. Yongera kubera umurengezi. Yongera kubera umucunguzi. Ongera ukangure umwami. Yewe muntu neza amatwi, cyasuri kunyumva, cyasuri no kundeba, ongera ubwire umwami ati data Kristo ndongeye ndaje. Wongera umukangure. Ongera ukangure Yesu. Yesu hariya yarasinziriye, waririmba yarasinziriye, yewe wacuranga yarasinziriye, yewe wahanura yarasinziriye, ukabura icyapa gusa. Ariko isuzume wigenzure, nurangiza umukangure. Uvuga ati nagenze nabi, sinagenze uko bikwiye, ariko nongeye nguhaye karibu. Ongera ugaruke mu buzima bwanjye. Ongera ugaruke. Narateshutse, sinakoze ibikwiye, sinakoze ibitunganye. Mazuze Yesu akugirire neza. Mazuze Yesu akubera umurengezi. Mazuze Yesu agutabare. Mazuze Yesu agukize. Uyava mu nyanja. Va mu nyanja y'ibigeragezo. Va mu nyanja y'amakuba. Va mu nyanja y'ubwihebe. Va mu nyanja y'ubusubira nyuma. Ongera umubwire ati ngwino. Tugiye gusenga Imana. Ugira icyifuzo ushyira ku mutima. Ubwira Imana ati Imana ndongeye ndaje. Nari naratandukiriye inzira. Ahari yari yarasinzire muri wowe.
ongera ubwira ati ndongeye ndaje, ongera ukanguke muri njye. Aracyagutegeye amaboko, aracyagutegeye amaboko. Reka dusenge Imana. Mana turagushimye, turaguhimbaje, turagushimye kuri Imana ikomeye, turagushimye kuri Imana ihambaye, turagushimye Data Kristo kujya utubera, Data Kristo ukajya utubera mu buzima. Ndakwinginze Mwuka Wera, mweretse Data Kristo abantu bari baratenebutse imitima, abantu bari barasubiye inyuma, abantu Data Kristo wari waramaze gusinzira muri bo, yewe kera wari waragiye, bari barakwimuye. Ariko Data Kristo reka ubwiza bwe bwongeye bagaragareho, reka icyo cyaha cyongeye kibagaragareho, reka gukomera kwawe kongeye kubagaragareho, bongere bambara imbaraga zawe bundi bushyashya, bongere bakwizere bundi bushyashya. Data Kristo bongere babone Mwuka Wera, bongere bagomorerwe imigisha, bongere bambare Mwuka wawe, bongere bambare ishusho yo kwera. Data Kristo banezerwe kuba mu nzu yawe. Ngaho Data Kristo amahoro utanga niyo tubifurije, reka wigaragaze ku buzima bwabo mu izina rya Yesu wakuze Yesu Nazareti. Amen. Imana ibaha umugisha. Shalom.